uhereye ku bana batoya bambaye udupira tw'umuhondo, kukizaho abavantiriye, kukizaho izindi ngaga ndabukanda myeruka baje abakozi n'aba mu ngaga zose, kwigiraho abaririmbyi, kwigiraho abayobozi b'amatorero, bifemu ntabwo nabibagiwe namwe. Imana ibahumugisha. Bigaragara ko iyi gahunda mwayiganije neza, mwayiteguye neza, kandi umuyobozi w'intara Pasitoro turabashimiye cyane. Ubundi iyo twaje amatara makuru dutanga raporo y'aho twagiye uyu mugoroba. ize ibe bisiyeho indirimbo igihe tugitegereje abake muri gahunda. Umubyeyi musize agiye kuzenguruka hariya arasanga amugiye.
reka rero uyu mwanya tuwuharire ibyiciro bitandukanye byo mu itorero. Ahari byaba byiza tumaze twakira abashyitsi kugira ngo dusangire ibi byiza twamenyanye tuziranye ndetse twanakundanye. Akorali abiri turafatanya, hari hori iri hariya nihaguruke. Inshuti z'ijuru ya Bushengo bara turafatanyije hano tukagera muri Shankwano, nahaguruke tukagera niyo nkuru nawe uratora indirimbo iheruka isoza, tukagera Bizimungu wa musaza wacu nawe uratora indirimbo ibanza no gusenga, naje yoboye gahunda Pastor Distance Thomas. Ariko hano dufite umuyobozi waturutse muri iyi nyoni, Rukundo Isayi. Igira hino. Rukundo Isayi akaba n'umuyobozi ushinzwe JIA mu Rwanda hose. Katumwakire mu izina rya Yesu. Amen. Uriya mugabo rero nubwo mumubona ari muto ariko ndamubaha ndamukunda, Isayi mutwakire. Imana ni nziza kandi ibihe byose nishimira ubwate bwo bwagereje muri iyi filidi yanyu. Najyaga njya tuza muri gahunda y'amatorero makuru cyangwa ibiterane twariya mu zindi ntara z'ifilidi yanyu. Nishimire kubana namwe kandi kuba tukigera hano twabakunze, nanejejwe n'ubwuzu bwakirana abantu, nanejejwe n'uburyo twasanze abantu bazindutse kandi batari gupfa ubusa, ahubwo bari no kubigisha icyigisho cyiza. Imana ibahe umugisha. Muri iyi gahunda rero nzi buze kugira undi mwanya wo kuganira namwe. Nagize umugisha nanjye kugendana na Cyuma Joseph, byanga umusabe aze hano. Reka ndebe abantu batamuzi, niba nshaka kureba gusa batamuzi muzamure bakeya. Ndabona ari ababatijwe vuba nyuma haviriye hano. Akaba yarabaye trezorier w'ifiridi ya mbere ko abatrezorier yabaye yakoze muri gasi. Amakuru numva mfite ibindi nabyo yaraza kubyongeraho neza ko aricyo nabeshye, ariko by'umwihariko ntabwo nzi impamvu umusaza yahise abikora. Muri umwuka w'Imana hari Cyuma tukaba nanjye twarakoranye yumva, ariko kandi ndetse no gukorana twaranabanye mu nzu imwe. Ubwo rero turaziranye cyane kuruta uko mumuzi. Uko umuntu mwabanye mu nzu imwe atari uguturana gusa, ahubwo mu nzu imwe mugakorana, turaziranye cyane kandi inshuti yanjye. Ubwo rero uyu munsi wa none rero ntabwo akorera kuri gasi cyangwa muri ifiridi hariya, ahubwo inama za inyoni zamwohereje kujya kuba trezorier muri firidi iri mu karere ka Ngoma mu burasirazuba nyine bw'amajyepfo. None rero ko nabonye harimo abasanzwe bamuzi n'abandi bakeya batari bamuzi, mukaba mumumenye, muramunezerewe, mugiye no kumwakira. Murabikora gute se? Amen. Murakoze cyane kandi ndizera ko ari mwebwe muyoboye iyi delegation. Imana ibahe umugisha. Kanoneho ijambo tureba Bazili, mutwemerere noneho tubereke icyiciro cy'abana n'abategarugori, icyiciro cy'abana, hanyuma n'ibyiciro byose bigize urubyiruko. Harimo icyiciro cy'abana batoya, abagimbutse,
n'abasore bakuze, ambasada, hanyuma n'abayobozi bakuru. Nyakubahwa nibo munyemereye ni mu biduhe uburenganzira. Uburenganzira turabuhaye. Murakoze cyane. Ni icyiciro gikorera mu itorero cy'abana, ababyeyi babo Imana bamugisha. Mwihangane, mwihamashyi aho mwicaye, mwihamashyi. Uyu munsi ni ibirori, mugomba gucurira. Abana beza, abana basobanutse, murakoze kapita. Abana babereka aho bicara. Mu kanya tugiye kureba ababyeyi bacu, abari n'abategarugori uburyo bambaye. Aho muri mumbabarire mugire gutya, mujyane n'inanga mucurira. Kane nitugera mu ijuru tuzaririmba kandi tuzakora ibintu byose kuri gahunda. Abana bacu Imana ibahe. Ababyeyi baguriye aba bana iyi myambaro, Imana ibahe kandi Imana iguhe umugisha mubyeyi mwiza. Abashefu jide bari hano, nicyo umuyobozi ari kuvugana, nibajya inyuma baze. Amena. Ongera n'umunsi wacu, ongera. Ngaho mucurire ishime. Amena. Harera mwihute. Amena rwose. Murabona harera. Amena. Basubizeyo n'abana babeho. Amena, muze. Murabona umumaro gushariroti ni umubyeyi ukuri icyiciro cy'abana muri Jiya, ari kumwe na Claudine. Mugende mwihute. Ndaje wamagane. Amashyi menshi. Ndi kureba amakorali atari gucurira. Mucurire. Muzaza no mwishyire yaho byishimire. Turira ababyeyi bacu, abantu bafata amafoto bose badafashe amafoto y'abo babyeyi. Uburyo mwakengeye Imana ibahe umugisha. Ntekereza ko umuyobozi wacu ari kureba, ni ukuri arabashimira. Imana ibahe umugisha. Mugende mwicare neza, ababyeyi beza. Namwe mujye guseka mu mwenyura. Wahawe iyo mpamvu. Amashyi menshi. Abaririmbyi mucurire. Hori rwose mwabishimye. Twese ni umunsi w'umunezero, nezerwa. Ibyiciro, iyo tugiye gutangira gahunda yacu kuko twihuse, dukurikizaho ibyiciro amabendera. Murabona icyiciro cya mbere ni avanturiye, abana batoya, hagakurikiraho pasfanda, murababona, hagakurikiraho ambasada, hagakurikiraho shene, hagakurikiraho abashefu gide uko twambaye. Murababona rwose tuzajya kubayobora. Amen. Amashyi menshi. Ishime seti, ndamukunda kabisa. Ongera.
menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Ni umunsi w'umunezero, niba ushaka kunezerwa waba bavuga ngo badivandiste ntabwo banezerwa, nezerwa kubw'uyu munsi. Amen. Imana y'umugisha bose nawe abatoye mukomeze, Imana y'umugisha family yangu mukomeze. Mwihute ibyiciro byose byihute. Amen. Imana nidufasha tuzasazire muri iki. Amen, amen. Mwese mwese mwishime. Dore mutishime. Mwishime muri kureba. Abayobozi bacu, mwe mwicaye hari, nimushake muhagarare ariko namwe mujye munezerwa. Ibi ngibi bikiza imitsi, bikiza uburwayi bwose. Amen. Mukubona abana banyu bari gukora ibintu, ntubishyigikire. Amashyi, amashyi. Byishimire. Amen. Abanezero bamubwira gutya, ngaho ongera amashyi, ongera amashyi. Amen, amuha amashyi. Ahandi musigare babonye kanembwe rugerero bitasi kugira gutya muha amashyi. Murabona ko basobanutse. Imana ibahe umugisha ababyeyi. Amen, amen. Amashyi abageze mu byicaro, amashyi menshi, amashyi bashiya. We, aho muri. Poro poro mubikore. Abafotora mufotore, ni umunsi w'umunezero. Amateraniro makuru hariya mwabibonye. Amen. Kandi bakaza gusubira ku mirongo yabo neza. Ntabwo twagira umuntu uzi ibyuma agaseti ngo indirimbo zitubanenge, ntabwo bishoboka. Imana ni nziza. Hari abashyira agahinda kari kurya bakavuga bati nabipfiriyemo iki koko. Aha, abandi bamugisha munyarutse, munyarutse. Natwe murakazi murya se, icyiciro cya Asia ni icyiciro cyiza. Abasha kugenda muri tayari, murajya inyuma ya korari, korari nizitambuke. Amashyi menshi kuri ambasada icyiciro, mwihute. Ishime, ishime kubw'uyu munsi. Murabona ikindi cyiciro cya Shiyahende rwose muba mufungiyeho. Ambasada nayo yidagadura, ni umunsi wabo, ni umunsi w'ishya. Wabonye abo bakobwa rwose. Amashyi menshi, amashyi. Abakobwa murabona ukuntu babizi, ni bake beza, bane beza barahagije. Amen. Aho DJ komereza aho rwose, bari guha umugisha.
wabikora utabizi turabizi. Abashefu bw'inda mwihute icyiciro cya nyuma cy'itorero muri jiyani kiriya murababona ariko tukagira special bari kubasuhuza namwe mubikirize de bari mubikirize. Dore murabona umukecuru w'imyaka 85 muramubona rwose. Nibyo nzatanga inyenyeri nyinshi zose mwishime mubikore mwishimye bamwere kurakara murarakara isine yanyuze yego bikore wishimye. Amen. Bashyiremo wa muziki didi korari holi mugomba kwishima. Amen. Nibyo DJ agomba kubikora. Amen. Yego izake rwose mugisha bigayire bari waho mugisha anjari kabone mukabose ndajya bavuga namwe muzamura izina ryanyu muzaza muri jiya. Amen. Nakabari kwa isi Imana waho mugisha amashi menshi y'abajiya basa munyura hano ya korari munyura hano iyo korari muze mubikora uburyo mwambaye neza mutagiye muri ifoto. Amen. Ababyeyi mukomeze mubikore mwene mucike intege. Amasi menshi Amen. Ntabwo wabikora utabizi. Asante bose turakoze ukureba muri bane beza basobanutse. Abayobozi amakorari yose Imana ibahe umugisha. Abayobozi muze Imana ibahe umugisha. Korari abayobozi bakuru b'ibyiciro byacu n'abakuru b'itorero ni abantu beza Imana ibahe umugisha. Abakanembwe Ruhengeri barashanze abashefu gide nemera bashaki Imana ibahe umugisha. Ba Enoki Texo Imana ibahe umugisha. Mbese Imana ibahe umugisha. Ba Daniyeli bamabuye Imana ibahe umugisha rwose. Ezekias mwese amazina yanyu nayavuze. Ba Daniyeli ibahe umugisha mwese Imana ibahe umugisha. Tuzahura ku nyanja y'ibiraho Imana ibahe umugisha rwose. Babyeyi bacu bose bakuru Imana ibahe umugisha. Nukuzaza muri jiya rwose Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Sukure ako kantu. Tugiye kwakira special. Mwihute. Isha rwose sokuru murakoze. Utabizi ntabwo wabikora. Ishime. Abayobozi ibi nabyo bikunanira ko kuri umujiya. Amen. Umusore n'umujiya. Mariseriye mwabonye kuba ufite umwana ahangaha biragushimisha.
nawe ngamucurire. One line. Amen. Campbell. Advent. Bari kubasezera kandi babashimira. Bari kubashimira. Mwana waho mugisha rwose. Aho ngaho. Bari gushimira n'abayobozi. Muraza murahagarara aho hafi. Zamura igitabo cyawe. Umunota umwe twishimye. Umunota umwe. Arera mugaruke gatoya. Aho. Zamura noneho wari wowe wese agire gutya. Amen, abikora uko ushaka. Abafite amadarapo mutera intambwe imwe. Murakoze ndije. Mana ni nziza. Ni umunsi wa mbere w'isabato, ni umunsi umunezero. Mbere y'uko umuyobozi wacu aza gushimira abandi bayobozi, reka nsabe abayobozi mu cyubahiro cyabo bari muri gahunda n'abandi bose twese kuko n'abakorera arimo. Attention tous les unités, toujours. Attention, honneur. Ni muze basore, muze tuganagaze, musi y'ibendera ry'umwami wacu Yesu, ni mwiringanize kuko ategereje ko tujyana ku rugamba, niwe mugabaze. Yesu tugende tudatinya, dukomeze dufite ubutwari bwose, turwanye ibyaha. Yesu Kristo niwe mugaba wacu ntawamuhangara. Nyakubahwa umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko muri Union y'u Rwanda, tubashimiye ko mwaduhaye umwanya wo kubereka ibyiciro bigize itorero ryacu ndetse harimo n'ibyiciro by'urubyiruko, ariko tuboneye no kubabwira ko dufite umugisha wo kuba mu cyiciro cy'urubyiruko dufite umuyobozi ukuze kurusha abandi, ufite imyaka 95. Ni umuhanyi wacu, reka musabe azegera imbere mu murebe. Ni umuhanyi wacu, ni umujyanama wacu, akaba akuze muri twese. Eliana niyegere hino kugira ngo mwereke umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko. Niyegere hino. Uyu ni umuyobozi mu cyiciro cy'urubyiruko, akaba ari we ukuze kurusha abandi, afite imyaka 95. Ni umugisha dufite rero kuba ari umuhanyi wacu, akaba n'umujyanama wacu. Murakoze kuba umwanya mwaduhaye. Reka imbere y'uko abasore bicara natwe twese baze bashime, bari baho umugisha. Ndanezerewe cyane ku mutima, ariko ndanyamubwira ngo ndanezerewe cyane. Imyereko yatambutse hano twereye ku bana batoya bambaye udupira tw'umuhondo, kukizaho abavantiriye, kukizaho izindi ngaga ndabukanda, imyereko abaje abakoze n'aba mu ngaga zose, kwigiraho abaririmbyi, kwigiraho abayobozi b'amatorero,
bifemu ntabwo nabibagiwe namwe Imana ibamugisha. Bigaragara ko iyi gahunda mwayiriganije neza, mwayiteguye neza, kandi umuyobozi w'intara Pasitoro turabashimiye cyane. Ubundi iyo twaje amatera makuru dutanga raporo y'aho twagiye. Uyu mugoroba ntabwo tubashe guhurira hamwe ngo bivuge ibyabaye hano, ariko dufite urubuga tubitangiraho. Rwose turatanga raporo nziza cyane y'ibyo twabonye. Abantu bataje hano uyu munsi bahombye. Yirenze ibyo noneho rero muri JIA mu myaka maze nyiyobora no mu myaka maze muri JIA ni ubwa mbere mbonye umuntu ufite imyaka bamwamwe mwumvise ariko akakibasha kugenda nk'abasore. Genda ndi kumubaza ariko mama uki uyu muje ari kutubeshyera cyafite 65 atoye yavuze ni yanjye. Mama Imana igugisha. Oh. Yeah. Narambwira ati imyaka uri kuvuga haguye ni y'abana banjye. Ubwo rero muzwe ku mutima. Ububasha afite rero nanjye mwemereye impeta. Amen. Aribwira William arasobanutse muri Yesu. Impeta y'ubuzobere rwose. Ntabwo nzi ngo waje muri JIA ryane k'iginisha ko waraje ejo hashize, ariko iyo mpeta ndabivuze ku mugaragaro. Pasitoro uhamagare William nanjye ndaza kwimubwira, kandi ntibazamuhigikanye mu gikari ngo bayimwambike mubona yambaye, ahubwo bazayimwambike iteraniro ryose rihari. Amen. Hanyuma rero ikindi, igihe habaye ingando yaba iya Firidi, yaba iyo mu ntara, yaba iyo ku rwego rwa Union, ugashobora kumva ufite imbaraga zo kuyijyamo. Abayobozi bakuru ibyo ugiye kuvuga ntazagire ubivuguruza. Uyu mukecuru nakose umukecuru uyu muji hakajya agira amafaranga akotiza nk'abandi. Amen. Ajya yaziramo umugore niba ari n'ibirenze ugiye muzirikana nyine ko ari mukuru ababere umujyanama, ariko ibindi bisabwa aze. Amen. Ubwo rero ayo yakagombye yenda itike, sinzi ukuntu ubu nzari mubigenza sinzi, ariko yabyandi bike dukotiza ngo yo kwiyandikisha, ngo yo kurya kugera gute, bose ndagusoneye. Amen. Hanyuma rero ndanezerewe cyane, kandi ibi ni byiza. Bana batoya mwe mwicaye hariya we wibite byanyu mwebwe, nizere ko muri abashyitsi mwebwe. Reka rero soze kugira ngo tice zini gahunda bashimira cyane. Ntabwo ndi busenge kuko gahunda ziracyakomeje zindi, ariko Imana iguhumugisha, Imana iguhumugisha mama, Imana iguhumugisha basore bayandemye neza cyane. Imana iguhumugisha. Ayibonye we na mugenzi wawe bagiye muzi inshuro nyinshi. Imana ibahugisha, Imana ibahugisha abayobozi. Ndanezerewe cyane, mbasezeranyije rwose ko vuba nzagaruka hano. Amen. Bravo, bravo, imfura y'amaki. Kamwe 1 2 3 4 5. Inkuba ngiye kumwereza andi mashyi meza cyane. 1 2 3 4 5. Berave, oh bravo, bravo. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. 1 2 3 1 2 1. Bagize neza. Ibyiciro bindi aba baspecho bahagarare, ibyiciro bindi byicare, n'abayobozi bicare, na mukecuru mu mujyane, hanze mu mujyane. Amen.
bakapiteni muhite mugarukiraho mwihute mwihute. Twamugeneye igitabo cyiza uje ugisomera abantu biwawe bateye gusubira inyuma bazakomeze kuba bambe. Dufashe. Twarabashimye, Imana izakomeze kubakoresha ibitangaza. Rugerero oye! Edeni, abo muri Edeni mushireje turebe ariko mufite n'izina ryiza ati. Yego mukomeza muze. Yitwa itsinda ryitwa itorero ry'itsinda rito ryitwa Laodikiya ryagize purusi 110. Ni umuyobozi waryo ninde? Ntabwo rikomeye. Mukomeze murwane intambara nziza. Imana ibakomeze. Kandi hari abantu bazabura ibihembo umunsi wa nyuma igihe Yesu azaba aje gutanga ibihembo. Laodikiya ya Budaha ni yande umukuru w'itorero uyiyobora ninde? Karibu none siko wahagaze. Twakugeneye igitabo cyitwa Intsinzi y'Ubugoni. None siko muri kugiseka iki gitabo urangiye intsinzi y'iki? Imana iguhe umugisha. Iki gitabo ni cyiza. Irindi torero ry'itsinda rito ryakurikiyeho ni irya Bushengo ryagize purusi 107 ryitwa Betaniya. Betaniya ni yande? Uyiyobora. Twakugeneye igitabo inama y'Imana muri iyi minsi. Inama ikomeye muri iyi minsi. Imana iguhe umugisha.
reka rero n'andi matsinda ubutaha tuzahemba menshi. Aba nibo babashije gutsinda buri torero kuko habonetsemo uwa mbere, nifuje kubahemba. None abasigaye nabo nibazana raporo tuzabahemba. Imana ikomeze kutugira neza kandi ikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Kayakora riziririmbe niba biteguye, ariko nizera ko mwarangije gushiramo byose. Dukorera umurimo nako tubitirirwe mu izina rya Yesu. Kakora rihori ize Yes,
azicarana nanjye ku ntebe y'ubwami bwanjye. Wamurwa we, iyo umenye icyo aguhesha amahoro, niwe ukwiriye kwirata uti ndatunze ndatunganiwe ntacyo mpenye. Dore ndakugera inama iruta izindi zose, umure w'izahabu uhishe saneza bwambure bwawe, unesha azicarana nanjye. Ku buryo mwashobora kugira urwitwazo rwa tuti umunsi ntabwo dusubirayo. Reka rero mbashimire ko mwatanze umwanya wanyu mukaza. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ariko amena ni ijambo rivuga ngo bibe bityo, mu yandi magambo ibyo uvuze bigirirweho gutyo gutyo. Ubwo rero umuntu nakubwira ngo Imana iguhe umugisha, jya winezererwa. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Amen. Nitwa Rukundo Isaie, ni umuyobozi w'icyiciro cy'urubyiruko muri iyi niyo, aba bifatanyije no kuba nshinzwe ivugabutumwa mu bigo bitari by'itorero, ibyo mu ndimi z'amahanga bita umoneri cyangwa chaplaincy mu cyongereza. Hanyuma bifatanyije kandi ariye bavuga ngo n'indirimbo na muzika, ariko ni ukutabisobanukirwa neza, ahubwo nuko icyo nshorejeho kiba muri JIA. Icyo nshorejeho ni ikihe? Icyo mvuze nsorejeho kiba muri JIA ni ikihe? Indirimbo na muzika baba muri departement ya JIA cyangwa mu cyiciro cya JIA, ahubwo nuko rimwe na rimwe usanga icyo cyiciro gishaka gukora ukwacyo. Ariko aho turi kugenda tunyura mu matora amwe namwe barimo bagenda babyumva basobanukirwa neza. Mbonereho rero gushima korali za hano, nabonye gahunda nziza, ndimo nziza, ari n'abamaze kuriba mu kanya wabonaga benshi bambaye iniforume ya JIA. Imana ibahe umugisha. Nubatse tudukobwa dutatu tutana nk'imyaka 7. Umukuru afite imyaka 20 wa gatandatu mu Bucura, atangiye wa mbere wa primaire. Ubwo rero ikindi muvuga ni iki? Umurimo w'igipasitoro mazemo igihe kitari kinini cyane ngo kitari na gitoya. Atangiriye muri firidi y'amajyepfo, muri firidi ifite icyicaro i Butare. Abaye umuyobozi w'intara zo muri iyo firidi, bano mu departement muri iyo firidi kuva 2005 kugeza 2010, bigeze 2011 firidi ya Kigali ibyara indi firidi. Noneho ubuyobozi bwa niyo bunyimura mu majyepfo, njyanwa mu burasirazuba muri iyo firidi nshya yari ivutse. Icyicaro cyayo cyabaga i Kayonza. Hanyuma 2011 kugeza 2017 ngo nari mu departement muri iyo firidi. Maze ubuyobozi bwa niyo bubona ko iyo firidi imaze gukura nayo ikwiriye kubyara iyindi. Twatangiranye abizera 74, ariko muri 2017 twari tumaze kugira abizera 169. Mutavuga amena. Murumva ko abizera bari kubye kabiri karenga mu myaka 7. Hanyuma rero ubwo firidi bigabanijemo kabiri. Habaho firidi yahise ijya gukorera muri Kibungo, iva ni Kayonza ijya mu karere ka Ngoma. Hanyuma ikindi gice kindi cya firidi kijya mu Mutara, Nyagatare. Rero nimukanye n'abagiye Nyagatare. Ngeze Nyagatare ngo twatangiye kwa mbere 2018, ngeze Nyagatare bitamba gitifu w'iyo firidi 2021 mu kwa gatanu. Ubuyobozi bwa niyo buranyimura bunjyana mu burengerazuba ahazwi nko ku izina ryo ku Mugonero, ngenda none ndi gitifu w'iyo firidi. Hanyuma 2023 irangira ubuyobozi bwa niyo none buranyimura buvana ku Kibuye
bunzana i Kigali muri iri ubwo rero Kigali mu mazu umwaka wonyine wa kabiri. Je rero ndayikunda no kuva nkiri mutoya kandi kugeza n'uyu munsi wa none mu nshingano nyinshi nagiye nyobora izo maze icyiciro cyaje nicyo namye nyobora muri izo nshingano nababwiye namye mfite. Ubwo rero ibi byose mbivuze mu rwego kugira ngo tumenyane, ndizera ko mumenye ari uwaba akeneye ikindi kirenze ibyo waze kunsanga dusuhuzanye ubwira uti pazo tutatubwiye ibi n'ibi nabikubwira, ariko muri rusange ndi kumva nsa n'uwabirangije. Icyo ngiye gusorezaho rero ni uko nanejejwe no kubona umwe mu bantu twabanye igihe kirekire cyane w'umwizera wanyu. Ngiye kumusaba atambuke aze musuhuze rwose Fanuel, ngwino rwose nakunezerewe. Uriya Fanuel tuziranye kuva mbere ya Jenoside, akaba ari kolege wanjye. Uyu Fanuel ataragenda navuze mu ndimi z'amahanga muri kolege, ndimo ndavuze kolege mu Kinyarwanda karuwe kurusha amashuri. Ni inshuti yanjye ariko tukaba twariganye mu ishuri rimwe kuva mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu, kandi yarananyoboye ku ishuri. Hari ukuntu bajya batora abayobozi bakaba ba chef de classe, bigera birenze kabatora abaduwaye n'aba sous-préfet, icyo gihe niko babitaga icyo gihe cyacu, n'abana bakorana n'abashinzwe discipline. Kandi iyo yafataga icyemezo cyo ngo ndakwirukanye cyangwa nguhaye weekend, na diregiteri ntabwo yabivuguruzaga. Ubwo rero ndamushimira ko yanyoboye neza, nta weekend yampaye. Ubwo rero n'umuyobozi mwiza. Ataragenda rero twariganye muri segonderi, ariko no muri kaminuza ngira amahirwe yo kongera guhura nawe nyuma y'imyaka myinshi yari ishize. Ariko ndagira ngo mwashimire mu busore bwacu yambereye inshuti nziza cyane. Abintu ushaka kumuratira atazi yankoreye, tujya duhura tukavugana ariko atazi. Nkora ubukwe niwe muntu wantwerera imbere y'abandi bose. Ubwo rero n'amagambo wavugiyeho intwererero ntabwo yari azi ko mbizi, kandi akoze ubukwe 2004. Hanyuma kwezi kwa gatatu, ariko niwe wantwerereye mu bantu bose ba mbere, ambwira ati kandi icyo twari abanyeshuri twese. Hanyuma kandi antwererera intwero nziza, banze n'amaye mushabe wose. Imana iguhe umugisha, naneze kunezerewe cyane. Ariko hejuru y'ibyo by'ubuzima nanejejwe kandi nanejejwe naze kuganira na pasitoro wawe, ahambwira ati rwose Fanuel ari mu nshingano neza. Mpamvu byanejeje niki, abamuzi muzi ko afite inshingano nyinshi zo muri ubuzima busanzwe. Yashobora kuba yagira urwitwazo akavuga ati ntahananiwe, simboneka, singira gute, na titre hejuru muzi afite, uyu bamwita Dr. Hanyuma rero kumva ari umuyobozi w'itorero n'izo ngendo zose aba yakoze, umuyobozi w'inyubako, ndagira ngo mufite amahirwe kandi mujye kumusengera. Imana igukugisha umuryango wawe. Ubwo rero abandi namwe nze kuva aha ngaha mukoze ku buryo tumenyana, kugira ngo n'ingaruka cyangwa tuzahura njye ngo wowe nawe ndakuzi. Nishimiye rero kubana namwe. Ikagarukiza aha ngaha noneho aho twinjiye mu ijambo ry'Imana. Sinanga twebwe aho twiriweje imvura yaraguye igwa, mpagurutse ngo mugirize. Hanyuma ntabwo tujye tubasha kugira ibihe byiza cyane nk'abandi bose, kandi no nyine ni igihe cy'imvura. Amagambo tujye kuganiraho magufiya, ndabona saa sita nize buri minota 15, kandi hari intego kutarenza saa sita n'iminota 10 cyangwa 15. Afite umutwe uvuga ngo kuba umwizera w'umwizerwa. Mu buryo ndibuvuge byose, ndibugusabe ngo byibuze iyo titre uyizirikane, kuba umwizera w'iki? W'umwizerwa
kuko ibyo nibuvuga byo ni byinshi ntabwo wabifata, ariko kwa kundi abantu bahura rero bataje muri amateraniro batese umunsi y'amateraniro agenze gute ni bande yabizimwiza iki byibuze kumubwira ibyo n'ibyo, kandi ibyo ntarubashe kugezaho mu busobanuro. Ndasaba Imana mu mwuka y'Imana agende we ku giti cye agusobanura neza byimazeyo kurenza ibyo Izayi abasha gusobanura. Mufashe rero twicishe bugufi imitima yacu maze dusenge. Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo duteranire ahangaha, kandi tukaba tutateranijwe no kwinezeza no cyangwa se umushinga wundi, ahubwo turateranijwe no kugira ngo tuganire nawe. Turagusaba rero ngo imitima yacu uyihe kugira amatwi yumva. Turagusaba ngo uno mwanya yaba yewe ndetse na mugenzi wanjye Cyuma mukanyiza guhagarara ahangaha dukoreshwa n'ijuru, kandi abizera baje Mwuka w'Imana abe ariwe utubera umwigisha, dushoboze kumva no gusobanukirwa. Tubiseze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kuba umwizera w'iki? Umwizerwa. Ejo nk'uko bisanzwe mu masabato yose mu isaha yo kuramya tujya tugira gahunda yo gutura, maze ibiseke bigatambuka. Uko umuntu yumva ahatwa n'umutimanama agashyiramo ituro icya 10. Ariko ndagira ngo babaze ikibazo, biramutse bibaye ngombwa ko habaho itegeko ridasanzwe, yenda ni impamvu z'umutekano cyangwa se ni gahunda nyine, kuko ibintu byose bibaho kubera gahunda, maze bakavuga ngo amaturo yose yatuwe ntabwo azongera kurara ku mubitsi cyangwa se kwa pasitoro cyangwa ahandi hantu handi hagenwe hamwe muyashyira, ahubwo yose muzajya muyegeranya arare kuri banki kuko ariho hizewe. Bikagenda gutyo. Ndagira ngo mbabaze, mbese ni umuntu uwo ari we wese mu bicaye ahangaha cyangwa se no mu basibye bataje, ni umuntu uwo ari we wese reka negere n'abandi bayobozi b'itorero tubasha kugirira icyizere apfa kuba tuzi ngo nuwo kwa runaka turasengana ndamuzi, n'uwo ari we wese tubasha gufata tukavuga ngo reka tugushakire itike ya moto niyo yihuta, akira n'aya mafaranga genda uyatugeze kuri banki kandi akira n'itike ikugarura. Kandi mumbwire abayobozi, kandi barize mu bizera abangaba bambwiye ko abayobozi none bizera, namwe murumva ari umuntu wari wese bakwiriye ko bavuga bati akira ikigeze niko tumuzi kandi umwizera wacu turasengana, hanyuma akajyana aya matura akajyana kuri banki. Kubera iki mwese mushubije oya, kandi twese turi ahangaha turi abizera twarabatijwe kandi twitwa ko turi abantu bihariye, kandi musubize kubera iki? Yego murakoze cyane. Twese uko turi ahangaha ntabwo turabizera, ariko ntabwo turabizera. None rero mbabaze ikibazo nshatira nimusubize nakwicarira. Niba twese turi ahangaha turabizera tukaba tutarabizerwa, kandi ijuru rizajyanwamo n'abizerwa, ijuru rizajyanwamo n'abizera gusa, rizajyanwamo n'abizera ariko babizerwa. Mbere yuko njya kuri icyo kibazo nubwo mwatangiye kumva aho kiganisha, niba twebwe nk'abana b'abantu tutabasha kukwizera kandi ntitubashe kukwizera dushingiye ku byo tureba inyuma, uko tukubona mu mvugo yawe, mu migendere yawe, mu mikorere yawe n'ibindi n'ibindi, ijuru ryo rireba amaso y'abantu atagera ryo ritubona dute? Ndasaba Imana kuri aya maboko ngo twongere dukanguke nk'abizera, ndetse niba twitwa abizera ariko batarabizerwa, sinzi ko n'iryo zina ry'abizerwa dukwiye kuba turyitwa. Turimo turajyana, niba tutarabizerwa n'iryo zina twitwa ry'abizera nta nubwo twari dukwiye kuba turyitwa.
kwicwa. Icyakora cyo kuko Imana ari nziza n'Imana ari nyarukundo, igihe cyose twemererwa kuba twitwa abo bizera, kuko ngo twizera nde? Yesu. Twabwiwe binyuze mu ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya n'ibitabo by'umukabuhanuzi bidufasha, byatumye twitwa bizera bo mu itorero rya Rugerero, itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi w'Isabato, kabivuge gutyo. Maze hasigara hari intambwe dukwiye gutera, kwihana nyako, kandi twihana tumara amashi. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 hari amagambo nkunda cyane, kandi amagambo y'ihumure. Ni amagambo y'ihumure ko tudakwiye kujenjeka. Imana iravuga iti, Imana ntitinze isezerano ryayo uko bamwe batekereza ko ari ibigenza. Impamvu Imana itaducyaha ngo ducishe akanyafu cyangwa ngo turimbuke isaha igihe cyose dukoze icyaha, ni uko itegereje ko ahari njye nawe uyu munsi cyangwa ejo twakwihana ngo tuzahabwe ubugingo bw'iteka ryose. Nshuti zanjye rero, indirimbo zaririmbwe uyu munsi wa none n'izaririmbwe ejo muri aya materaniro makuru, ni izigenda zitwibutsa yuko nta kabuza Yesu agiye kuza. None Yesu niba agiye kuza kandi tukaba tuzi ikizaba kimuzanye, tukaba tuzi ikizaba ni igiki? Ni ukujyana abamwizeye ariko babizerwa. Haleluya. Imana idushoboze kuba bizerwa, maze mu munyenga wo kuba bizera gusa tuwusohokemo. Umunyenga wo kuba abizera gusa. Twamaze kwitwa bizera kuko twemeye amahame y'iri torero, twemeye kwakira inyigisho zaryo, twemeye urutonde rwinshi bya bindi pasitoro atubaza mbere ko batujyana mu mazi menshi ngo tubatizwe. Ariko ibyerekeranye no kubatizwa na Mwuka Wera ngo dushoboze gutera intambwe yo kuva mu bupagani dusingira kujya mu itsinda ry'abantu bitegura kujya mu ijuru rigari, kuko ijuru rigari rizagirwamo n'abantu babashije kwitoza tukiri muri ino si, kwitoza kuzaribamo. Iyo ntambwe yikenewe na buri muntu wese. Dushime Imana rero ko iki twihanganira mu ntege nke zacu. Itorero rya mbere rya Gikristo mu gitabo cy'ibyakozwe n'Intumwa igice cya 5 hajya hatwereka abizera inyifato yabo, kandi uko bari bameze ni nako uyu munsi wa none Imana ibishaka. Imana ntabwo ishaka ko tugira ubuzima bwuzuyemo cyangwa se ubukristo bwuzuyemo ibisa no kubaho mu buryo bw'amarangamutima gusa. Oya, igitabo cy'ibyakozwe n'Intumwa igice cya 4 ku murongo wa 32 turahasanga amagambo avuga ngo uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Uko abakristo ba mbere bagiraga gute? Basangiraga ibyabo. Handitse ngo iki? Abahageze abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta muntu n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Nasubiremo aya magambo, abizeye bose. Ijambo rivuga ngo iki? Bose, nta n'umwe, bose. Ako kambaza ikibazo nigeze hano, ko nigeze nkibaza ahandi. Uyu munsi ni kuwa mbere w'isabato, tuvuge mu kanya nidutaha ubundi mu materaniro makuru inangasi zino umuco mwufite. Hago kera iwacu ku musozi aho navukiye, ku musozi w'amateraniro makuru wasangaga abantu barya banywa, bavaga ku rugatari bose, ugasanga ni umuco wa Kidivanisti umunsi wa 7 abantu basangira umusururu, gatobe, imyumbati, inaha n'ibirayi n'ibindi bishoboka kuba bihinga inaha ngaha. Mbese umuco inaha urahari? Ako warahigeze? Kubera iki gusa none byavuyeho? Ubwo ni ibintu byabuze ahandi. Ibintu byabuze cyangwa n'urukundo bigenda rukonje nibyo wabwa hasi. Ariko ikiruta ikindi ni urukundo rugenda gute? Rukonja, kuko n'abanyarwanda baravuze ngo hatari umwaga rwa rundi tutajya dukoraho nyisasira babanje. Bimwe bibiri tubuza kuryaho. Noneho rero kambaze rero iki kibazo, mbese mu kanya nidutaha oya reka bivuga ngo nidutaha,
mbese mu buzima busanzwe mu ngo z'abaturanyi muturanyeho, igihe wumva ufite urugendo kuzajya niba ari i Kigali, niba ari Musanze, ukaba ufite garuke vuba, ukaba ufite umwana wibaza ukuntu uri bumusige, ubasha gufata umwana wawe ukamujyana mu rugo rw'iwe wese ngo witwaje yenda ko ari umuturanyi cyangwa se musenga, ukavuga ati mwana wanjye nawe mugende mube hariya, ukagenda maze ukagenda. Ese ni urugo muturanye cyangwa musengana, abana bawe ubona bakina n'abana babo, maze ukanavuga uti bana banjye nimushaka mujye murirayo, nimushaka murirayo nta kibazo? Igisubizo ni oya. Kubera iki? Hari urukundo rwakonje ni kimwe, ariko harimo no gukekana yuko abana bawe cyangwa se nawe ubwawe ugiye cyane ubona byitiriye abana, uti ari bwizere ko aho hantu ibyo bakuha byo kurya no kunywa ahari bishobora kuba bihumaye. Si byo se? Muri Filipi imwe hari aho nagiye kubwiriza, maze mu materaniro runaka dushoje, abayobozi barambwira bati pasitoro, hano wa muco wanyu niwe mwihaye yo gusuhuza abantu bose, nyaboneka witonde. Witonde, ntabwo ahangaha ntabwo ariko biri. Abantu hano baza gusenga ariko baza bafite ibindi, bafite n'imigambi mibisha. Mushatse kuvuga iki? Ati ahangaha bati maze burya no kutabyitegereje no gusenga ntabwo abantu bose bahumiriza. Kubera ko ni kubera iki se bimeze gute? Muba mwese mwabaye bagaturika hari, kuko ariho numva hari basenga bamwe bicaye abandi bagenda banagira gute? Atoya hano ni iwabo w'abarozi. Mufite amahirwe rero yuko iyo ari wowe w'abarozi kandi mukaba mubizi, ufite amahirwe yuko ufite n'inshingano ko mufite ikiraka cyo kubwiriza abantu ngo bihane. Ariko mwibaza, none se aho bantu ko numva baba ari abashyitsi, mwabagiye mubashyira ku ntebe y'imbere bakabwirizwa Yesu? Batabashyitsi. Tizanye turi abizera bemeye kwandikwa mu itorero runaka ngo tube abamambure bandi, nk'uko abantu bajya mu kimina, nk'uburyo abantu binjira muri sosiyete, muri asosiyasiyo runaka, ukaba umumambure, ukaba umunyamuryango, ariko umutima wa kamere, umutima, imico yawe n'iki byose bikiri muri wowe, ubugome n'ibindi bibi byose biri wowe, bakomeza kubana nabyo. Ijambo ry'Imana rero rituyibwiriza, ritwigisha ko niba tutabiteye umugongo ntabwo tuzajya mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana ryerura. Nshuti zanjye, Yesu aramutse aje uyu munsi wa none, niba tutarayihana by'ukuri ntabwo yatujyana mu ijuru. Ndabasaba ngo Imana idushoboze kuba bizera babizerwa. Muri iri torero rero ryamwe, abizera bose basangiraga ibyabo. Njya nibaza ngo se kuki uyu munsi wa none wacu bitashoboka? Kuki bitashoboka? Kuki bitashoboka yuko abantu babasha gusangira ibyabo? Nta bwiko bwabaga muri iri torero. Umwanditsi w'ubutumwa bwiza wanditse igitabo kinini cyakozwe n'intumwa, utekerezwa ko ari Luka, yavuze ngo kandi ibintu byose barabisangiraga. Intumwa nazo haravuga ngo intumwa ni abayobozi b'itorero, byabateraga ubwuzu n'imbaraga, bigatuma barushaho gukora cyane, kuko babonaga ko abantu bashyize hamwe. Noneho batubwira ngo nta mukene wabagamo, ngo ntatukane n'uwageze, kuko bari bafite amasambu bose n'amazu, ibintu byose abantu baragendaga bakabigurisha, amafaranga avuyemo byo bisenga ibiguzi by'ibyo baguze, bakabizana bakabihereza abayobozi no biswe intumwa muri Bibiliya, maze nabo bakagenda ngo bigabanya abantu bakurikije uko umuntu akeneye umufasha runaka, gutyo barangiza akaduha urutonde rw'uko abantu bagiye babigenza. Ngo na Yosefu nawe yari arimo, na Habimana yari arimo, na Petero yari arimo, na Yohani Batista yari arimo, n'abandi, na Rukundo w'icyo gihe niba yari ariho nawe yari arimo. Mbese mu gihe cyacu ibyo birashoboka igihe twaba twemeye kuyoborwa n'imbaraga mvajuru yaye abagabo bemeye ko bayoborwana. Babwirwaga yuko Yesu
babonye, abandi babwiwe batabonye, yagiye mu ijuru kandi kazagaruka. Ibyo natwe byo tubwirwa uyu munsi wa none. Kandi noneho dufite amahirwe yuko Bibiliya itwereka ibimenyetso byose yasizavuze bizaba birabanziriza kugaruka kwe. Dufite amahirwe yuko ibyo byose byatambutse imbere yacu, bimwe twabyiboneye n'amaso yacu, ibindi tukabyumvisha n'amatwi yacu, tukaba tuzi yuko Yesu agiye kuza. Iyo ufite umwanya uhagije ngira icyigisho cy'ubuhanuzi cy'uburyo abantu bakwiye kubyumva, ariko uko nihaye iminota ntari burenze byahindira, ariko reka nkanyuramo gatoya mu byumve. Ibyanditswe bivuga ko iyi si Satani asa n'uwayihawe kuyidegemo uko ashaka mu gihe kingana n'imyaka 6,000. Imyaka ingahe? Hari umuntu ufite igitabo cy'intambara ikomeye mu byerekano byanditse, igitabo cy'intambara ikomeye ahangaha gitoya, habaye wari gifite ahangaha rwose numva nahita mpagira vuba vuba. Arabageze yewe nani mbena amapaje yavuyemo. Abafite iki gitabo ni kuri paje 469, igitabo cy'intambara ikomeye, paje 469. Igitabo kinini ngira ngo ni muri paje 586 ahari. Baranditse bati kuri paragraph iheruka, ibikorwa bya Satani byo kurimbura bizaba birangiye bitazongera kubaho ukundi. Mu gihe cy'imyaka 6,000 Satani yashohoje ibyo yifuzaga byose, isi yose yuzuzamo amahano, atera ijuru isi agahinda. Ibyaremwe byose byakomeje kuniha no kugendana umubabaro. Reka mbe garukije aho ngaho ko nashaka kubereka aho byanditswe bigaragaza yuko iyi si ubwayo yonyine yari yahawe igihe cyo kubaho Satani yitegembyaho mu gihe gihwanye n'imyaka ingahe? 6,000. Reka rero mbereke uburyo igihe Satani yahawe dufite amahirwe yo kumenya ko cyageze, ari twebwe niyo tugiye gusohoreraho. Ni muri ubu buryo rero abahanga bahamya ko igihe isi yaremwaga ukaza ukageza mu gihe cy'umwuzure hari hashize imyaka 2,000. Kuva ku mwuzure ukageza Yesu avuka nanone hari hashize imyaka 2,000. Ubwo tutaribaza ko imyaka ingahe? 4,000. Kuva Yesu avukiye muri ino si ukageza uyu munsi wa none hashize imyaka 2,000 gusa na 25. Wateranya bya 2,000 ngo ni ingahe? 6,625. 6,625. Noneho rero iyi 6,625 kandi turabona ko n'abahiti yeretswe ko Satani yari yahawe kwidegembya azunguza iyi si bayibabaze mu gihe gihwanye n'imyaka ingahe? 6,000. Umuntu yavuga ngo hamaze kurengaho imyaka 25. Noneho wakwibaza ngo ese noneho ko igihe enote yahishuriwe kimaze kurenga, ubwo enote ntiyatubeshye. Ntabwo atubeshye kuko tubisanisha n'yasomo ugeze kubabwira ngo Imana nitiza isezerano ryayo kuko bamwe babitekereza, ahubwo itwihanganisha ko hagira n'umwe urimbuka. Kandi iyo urebye ukuntu ibintu bigenda bibi byisukiranye umunsi ku wundi mu nguni z'iyi si n'igihugu cyacu kirimo n'ibidukikije birimo, Afurika yose, Uburayi bwose na Aziya, ndetse no muri Amerika na za Iran na Iraq, umunsi wa none bafite amaradiyo murabyumva ibigenda bibaho. Ni ibimenyetso bitwereka ko nta kabuza akantu gato gasigaye gusa gato ibintu byose bikahinduka. Ufite amaso arebe, ufite amatwi y'ukumva yumve icyo tukabwira cyatubwira. Iri juru rizagirwamo n'umwizera w'umwizera. Ikimana dushakaho uyu munsi, Imana ishaka uyu munsi ko tutari
kwitoza kugira indangagaciro ziranga abana b'Imana. Hari ibintu rero bigera ku 8 nifuza yuko buri muntu wese akwiye kureba niba akwiye kugitoza tukiri muri nosi. Hari ibintu 8 dukwiye gutangira kwitoza tukiri muri nosi kugira ngo tubashe kuba abakandida mu bugari bwo mu ijuru. Baranditse bati ibyo ari byo bibabi Urwandiko rwa Petero cya mbere murongo bere ku 5 batubwira ibyerekeranye n'ingeso za Gikristo. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera ukongera ingeso nziza. Cyo ni cya kwizera nicyo cya mbere. Intambwe dusabwa gutera umunsi wa none ni ukugira kwizera, kandi kwizera kutarangwamo gushidikanya, cyane ko kwizera nyine ni ukwemera Imana ko iriho ari umuremyi wacu, kandi itubeshejeho saho gusa bigarukira, ni no kwizera cyangwa se kwemera yuko muri Yesu Kristo nk'umwana wayo witanze nk'igitambo cyo kugira ngo tuba abisangwa n'ubugingo, tukararikirwa kumwizera, kandi ko kumwizera ni ugukora ibigendanye n'uko abishaka. Hejuru y'uko kugira kwizera muri magambo hariya ni ukugira Kristo akaba mitima yacu, mu ntekerezo zacu, mu buzima bwacu umunsi ku wundi, atari umwanya gusa tukajya dusenga. Kandi noneho Kristo tugize amahirwe akaba ari muri twebwe, niwe udushoboza kugira kiriya cya kabiri kivuga ibyerekeranye no kugira ingeso nziza. Aho batubwiye ngo kwizera mukongeraho kugira ingeso nziza, kuzaba ari muri twebwe cyangwa se uri muri twebwe niwe udushoboza kurangwa n'izo ndangagaciro za Gikristo zituruka kuri uwo uri muri twebwe. Impamvu rero noneho ibi bitari muri tutabigaragariza ab'isi ni uko Kristo ubidushoboza atari muri twebwe. Pawulo nawe avuga ngo byose mubona mvuga, byose mubona nkora, n'ingendo mubona nkora, mbese mwabumva mugasigaramo mwatangaye, bishobozwa ngo na Kristo arumva iki? Kuko arumva imbaraga. Ibitunanira rero nuko tutamufite. Ibyo kuba tutamufite rero nibyo bituma tugira amakenga no gushidikanya no kwibaza niba njya ubwanjye cyangwa umwana wanjye abasha kujya muri rugo akagaruka amahoro, kuko ubona izo mbuto zidahari. Umwanditsi akomeza avuga ati rero nyuma yo kugira kwizera no kugaragazwaho no kugira kwizera kugaragazwaho ingeso nziza, muzongeho kumenya. Umwanditsi avuga ngo ahangaha kumenya ni ukumenya Imana byimbitse. 6 kumenya Imana mu byongeraho kwirinda, kandi umwanditsi wo muri Bibiliya avuga ngo wirinda mu bintu bingahe? Muri byose. Kwirinda muri byose, mu magambo, mu myambarire, mu mirire. Twagize ingwara mu cyiciro cyacu cya temperance tugira, abantu bafata kwirinda ko nk'ibintu byo kunywa, kwirinda kunywa amazi adatetse, kwirinda kurya inyama, maze bijya mu bwonko bwacu gusa, maze ntitwatekereza ko ngo twimbike tugiremo imbere ngo ese ubundi y'abantu bafite ishyari, abantu ishyari bayobozi b'ito ndibuka cyane umukuru w'itorero nyiri umusore twajyaga tujya mu nama z'itorero, maze mu nama z'itorero ugasanga umuntu aravuze ngo yewe ejo tuza gusenga, cyangwa twakora ko inama mu cyumweru hagati, abantu bari batatangiye kujya babura nko mu iki gihe cya none. Amatorero menshi uyu munsi wa none inama zigaze ziterana ariko ku isabato, kuko muri iyi minsi utapfa kubabona. Ariko noneho mu nama ukumva ngo kwa runaka ku isabato naje bari gucumba umwotsi uri gucumba batetse, nuko tukajya tukicara tugafata ibyemezo ngo turamuhesha, tumuhaye umugayo, tumuvanye ku nshingano n'ibindi. Ariko noneho hibaze ngo hari ubu nta bantu bafite hano ishyari, abandi babazwa n'iterambere abandi bageraho, babazwa nuko umwana wabo yashingiwe cyangwa se bamushingije, babazwa nuko umwana wabo yatsinze yagiye mu ishuri, babazwa nuko runaka afite promotion yahawe umwanya mwiza. Nta bantu babazwa nuko inka yo kwa runaka yabyaye, nta bantu babazwa nuko mbese kwa runaka batajya barwara. Hari abantu babazwa n'ibyo ngibyo. Ubuzima tubayeho
hirya aha ngaha mwa abantu b'Imana mwe, kandi ibyo ngibyo bikatubaza ngo turi abakristo bene data duhuje kwizera. Noneho Bibiliya niyo mpamvu ivuga rero ngo uwirinda nagakwiye kwirinda mu myambarire no mu mirire no mu miwere gusa. Yesu yaravuze ngo ibyangiza ntibituruka imbere biba muri twebwe. Ibyo byose umukristo nyamukristo akwiye. Bityo rero kwirinda mu byongereho kwihangana mu byongereho kubaha Imana mu byongereho gukunda bene data mu byongereho iki gukunda bene data ni cya karindwi, icya munani bongeho urukundo. Kuki ibyo bintu bibiri bije bikurikirana ariko tutarabigeraho ibyo ngibyo? Haba ngo kwihangana. Umusore twumva imiryango, umugabo n'umugore bashwanye, abana bashwanye n'ababyeyi n'ababyeyi bashwanye n'abana, imiryango, abavandimwe, ndetse kuva bamwe baricana cyangwa se abandi bageze amahirwe yo kuba nabyita amahirwe se batandukanye, abayo gatanya, kubera ko hejuru kuba nta rukundo ruhari, ariko noneho n'umutima imbaraga zo kwihangana izo nazo zayoyotse. Kwihangana kubuze mu bantu, kandi uyu waganiriza n'abantu cyangwa kurikiranya ibyaha ugasanga si abantu twita ko ari abapagani batagira idini babarizwamo, byibuze ngo uvuge uti n'ubundi barabasaza ari abapagani ntibigeze bigishwa, wowe ugasanga abizera. Ubona abaki? Abizera bo mu itorero rya runaka ntabizera. Yagera ku mugabo n'umugore wo hibaza, ariko ubundi kubona baravuye iwabo undi akaviriya barabanje no kurambagizanya, kandi mu kurambagizanya hatavuga ngo ndagukunda gusa nawe ndagenda gukunda ngo muhite muhaguruka, ko buri muntu wese bagize umwanya wo kwiga ku wundi. Abasore bari aho ngaho mujye guki witegura muhari bitegura gukora ubukwe muri iyi minsi, ariko nawe utabitegura muri iyi minsi mwumvireho kitwa kurambagiza. Hagati akundi kwanyu gusa muhura nimugoroba mwafunze inguni muryoshya musomana wandika tumesaje sheri shushu ndagukumbuye wakumana guhobera n'ibindi byinshi cyane mubwizanya. Hako wibaza ngo ko buri muntu wese baragize igihe cyo kwitegereza undi, kumuganiraho, kumwigaho, kugeza uwo mufata umwanya wo guhuza imiryango mutanyuze inzira y'ubusamo mukabana mugatwereka ubukwe. Biva he? Bituruka kuki? Kumva ko iyo mwagize n'umugisha mukabyara agashyira mu mwaka 2-3, biva he? Kumva ngo runaka nta kibana uwo bashakanye. Biva kuki? Imana idushoboze kugira umutima wo kwihangana. Imana idushoboze kugira urukundo rw'ijuru. Imana idushoboze gukundana. Igihe Yesu yigishaga abigishwa be ko bakwiye gusenga, yabwiye maze nimujyaho nimusenga, yabwiye ngo muzajye muvuga ngo data wanjye wo mu ijuru, ahubwo avuze ngo data wa twese. Icyo kivuze urukundo, gukunda mwongera gukunda bene data. We kwikunda ku giti cyawe, ubundi bakagombye kuvuga ngo mana yanjye data wanjye njyenyine. Are wenyine se urihagije kuri iyi si? Ntabwo Yesu yagupfiriye wenyine, yadupfiriye twese. Umurongo wa 8 baravuze ngo tega amatwi. Umurongo wa 8 baravuze bati kuko urwo rutonde rw'ibintu 8 maze kubabwira, baravuze ngo ibyo nibiba muri mwe. Muri bande? Ibihe? Kwizera Yesu Kristo nk'umwami umukiza wacu bwite, haleluya, akaba ari udushoboza kugira imbuto cyangwa se ingeso nziza, akaba ari udushoboza kumenya Imana, akaba ari udushoboza kwirinda, akaba ari udushoboza kwihangana, akaba ari udushoboza ngubwira icya 6 kubaha Imana. Ngo kubaha Imana harimo gucyandikira Imana no kubaha abantu bose, no kuvuga ubutumwa, kubaha Imana nyine. Icya 7 akaba ari udushoboza gukunda, icya 8 akadushoboza no gukunda bene data. Aravuga ngo ibyo byose nibiba muri mwebwe mw'imbere. Bafite Bibiliya ngo bizagenda gute? Tikurongo 8 mubwire uriba muri twego bizagenda gute? Bikatugwiramo, bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ingumba kujya kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo, kandi rero utagira
impumyi rero biri hafi gusa akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera 10. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Ko mutavuga amena? 11. Ahubwo bizagenda gute rero? Bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahamuka bwa Yesu Kristo, ari we mwami n'umukiza wacu. Nibiba muri twebwe, icyo gihe nibiba muri twebwe rero tuzaba twateye intambwe kuva mu kuba bizera gusa, ahubwo twatangiye kuba n'abizerwa, kuko bagenzi bacu duhuje kwizera bo mu itorero tuzaba dukunda, tuzaba tuberera imbuto, tuzaba atari abo duhuje kwizera gusa, ahubwo nabo tudahuje kwizera, kuko tuba dufatanyiriza hamwe kugira ngo ninihishwa n'abandi tukavuga ngo nabareba kwe kumenya Yesu twamenye. Nenda gusoza rero kuri aya maboko, Imana idufashe. Ubwo twamaze kwemera amahame y'iri torero, ubwo twamaze kumenya Yesu no kumubwirwa, reka bigiye kuba gusa nk'aho ko abantu basoma igitabo cy'amateka, ahubwo dutere intambwe yo kuba icyo Imana ishaka kutuba cyo, kugira ngo Yesu naza vuba bidatinze azasange twaramwizeye. Igihe twabaraga ibyerekeranye n'iminsi 625 sa n'uwanze kubitindaho, ariko muri Ezekiyeli baravuze ngo uko Imana ibara iminsi bitandukanye n'uko abantu bayibara, kuko ku Mana umunsi umwe ungana n'imyaka 1000, kandi ku Mana imyaka 1000 ikangana n'umunsi umwe. Aka kantu rero mugaceho akarongo ngiye kugasorezaho, mukumve mutegatega amatwi. Niba tumaze imyaka 625 y'isi bayeho, kandi yagombaga kubara iminsi nako imyaka 6,000, turamutse tugiye mu buryo bwo kubara mu buryo bw'Imana kuko Ezekiyeli yabivuze, ubwo uyu munsi wa none twaba turi kuwa kangahe? Kuwa 6. Urakoze cyane, ntacyo mwibeshyeho. Turi kuwa kangahe? Kuwa 6, cyangwa mu mvugo y'Abadivantisiti cyangwa mu mvugo ya Bibiliya turi kuwa nyuma. Kandi niba turi kuwa nyuma, ku Mudivanisti umunsi wa 7 uzirikana ko umunsi ukurikiyeho ari ku isabato, kuwa nyuma ni umunsi wo kunebwa, wo kwiyicarira gusa, akavuga ati reka niyicarire turize mu kanya isabato irabigeze, ahubwo ni umwanya wo gukora cyane. Kandi si umwanya wo gukora cyane, ahubwo ni umwanya wo kwitegura. Ariko yitegura iki? Isabato. Mu yandi magambo bakristo ndasoza mbabwira ngo iki ni igihe cyo gutangira kwitegura nde Yesu. Guma ngiye kuvuga ngo kwitegura isabato, iyo ni umwanya wo kwitegura nde Yesu, kuko uyu munsi ni kuwa 6, uyu munsi ni kuwa nyuma. Mu mwanya wose dukoresha twitegura isabato, uyu munsi ni umunsi wo kwitegura Yesu uri hafi kuza. Siko bitabanejeje, siko bitabarimo. Uyu ni umunsi wo gutangira kuva mu kuba bizera gusa, haba dutera intambwe ya kabiri yo kuba bizerwa, atari kwizerwa n'abo tubana gusa, n'abo dusengana gusa, kwizerwa n'ijuru. Kandi kugira ngo twizerwe n'ab'ijuru biratangira ko ntangira kwizerwa no twashakanye, kwizerwa n'abana banjye, kwizerwa n'abaturanyi n'abanyamuryango. Ubwo nibwo bukristo nyabwo, kuko ijuru rinini bikwiye guhera ku ijuru ritoya tukiri hano mu isi, rigizwe n'umuryango mutoya, umugabo n'umugore n'abana n'abandi mu bana. Isomo rya nyuma Abaheburayo 10:36. Abaheburayo 10:36 handitse hati nibwo tuzahabwa ibyasezeranijwe. Turarekera gukora ibyo Imana ishaka ibyinshi. 3:7 haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira umutima wanjye uzamwishimira. 3:9 ariko twebweho banyarugerero duteraniye ahangaha, bitwebwe tubwirwa, cyaza ngo dufate umwanzuro ko w'Abaheburayo bafashe, ariko twebweho
ntidufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzahabwe ubugingo. Dufite kwizera kugira ngo tuzahabwe ubugingo bw'iteka ryose. Abafite iki gitabo cyitwa uburezi ku ipaji 58 baravuze ngo muri iki gihe ngo ryane icyo isi ikeneye cyane kurusha ibindi ni abagabo nyabagabo, abagabo badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe, abagabo b'abanyakuri n'indahemuka imbere mu bugingo bwabo, abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, abagabo bafite umutimanama udateshuka ku nshingano bahawe nk'uko urushinge rwa dira rugenza, abagabo bahagararira ukuri n'ubwo ijuru ryagwa. Ariko hasi baravuze ngo kugira ngo umuntu abashe kumera gutyo, abashe kugira izo karagita, izo ndangagaciro zimeze gutyo, ngo ntabwo ari ibintu bipfa kwizana, ngo ntabwo ari ibintu bipfa kugenda gute kwizana, kandi ntibizanwa n'amahirwe adasanzwe cyangwa impano, ahubwo ni impano Imana itanga. Mwene magambo, kuba umwizera umwizerwa biva ku Mana, kandi Imana yitegeye kubima nawe ikabiguha. Ni bangahe basenga ngo Mana nateye intambwe kuba umwizera, nanditse mu bitabo by'itorero, ariko ibyo bimenye ko bidahagije, ahubwo nagize amahirwe yo kuba umuryango wanjye twarakumenye, ahubwo dushoboze gutera intambwe y'abantu bizerwa. Maze kubona mu kanya gato cyane gusa ngo si umuntu wese twagira icyizere ngo akire amafaranga yajyana, sinayitorero gusa, ahubwo n'ayawe bwite, ntabwo wese avuga ngo aya ngaho uyantumye uyangereza aha n'aha. Ibanga yafatanyije nanjye gusenga Imana, ati Imana uhereye none shoboza kuba umwizerwa. Kadusenge. Mana yacu, umwanya muto tumaze twiyibutsa yuko dukwiriye kuba bizerwa tukiri muri ino si, kandi nijoro bikatwishimira. Muka y'Imana akomeze gukabaka imitima yacu no gutuma turushaho gutekereza. Benshi babaye abizerwa mu mirimo isanzwe muri ubu buzima, bongererwa ibindi kandi ko bagiye bisezerana. Abandi bagiye babura kwizerwa, baburwa n'ibyo bari bafite. Kandi natwe nituramuka tubuze kwizerwa nawe, ntituzahabwa ubugingo. Nitwifuza kuba muri iryo tsinda, dushoboze Data gutera intambwe yo kugira ubwenge mvajuru, kandi ubwenge mvajuru dushaka no kuva mu byaha, tukarushaho kumenya no gusobanukirwa. Ndagusaba Data ngo jyewe n'ibiteraniro ubidushoboze, maze twese dushoboze guhura ku nyanja y'ibirahuri. Twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Narihaye gusoza saa 20 none zirageze. Ubwo rero Uwiteka aduhana umugisha. Mana nibishima nzagaruka ahangaha, kandi tutongeye kubona batuzabure mugambi bwo mu ijuru. Cyangwa cyabaje amasezerano ko vuba ahangaha nzagaruka umunsi Pastor William azababwira. Murakoze.